chano gusenga everyday tugiye gusangira ijambo ry'Imana igitondo cyiza Imana iduhaye kandi mukomeze gukanda subscribe kugira ngo inyigisho zikomeze zibagereho abo dukunda abadukunda abatugana. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe mu gitabo cya Daniel ibice 3 umurongo wa 17 kugeza 18. Haravuga hati niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, ariko nawe itadukiza ntabwo turi gukorera imana zawe cyangwa kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Uyu munsi ndabaganiriza Imana ishobora gutabara cyangwa ntitabare. Abantu benshi bigishwe ko Imana ariyo gutabara gusa, ariko uyu munsi wa none ndabahishurira ko Imana atari yo gutabara gusa ahubwo ishobora no kudatabara. Abasore batatu bari bajugunye mu itanura ry'umuriro kuko banze gukorera Imana bazane Nebukadinezari no kuramya igishushanyo cy'izahabu yakoze. Ariko Nebukadinezari arabitondera arababwira ati Sadurake na Meshake na Abedenego, nimwe mwabyibwiye ngo mudakorera Imana zanjye no kuramya igishushanyo rero? Niba rero atari mwe, nimwumva amabubura n'amasamuka n'amahembe n'impanda bivuze mukubarara imbere y'igishushanyo cy'izahabu nakoze, ni byiza. Ariko nimutaramya igishushanyo nakoze murajugunya mu itanura ry'umuriro, mbese Imana munsi y'ijuru niba warokora amaboko yanjye ni iyihe? Abasore b'intwari baravuga bati Nyagasani nta mpamvu yatuma tugira icyo tubwira kuri iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro kandi ikaturokora amaboko yawe Nyagasani, ariko nawe itadukiza ntabwo twakorera Imana zawe no kuramya igishushanyo cy'izahabu waremye. Imbaraga z'Abaheburayo akenshi zabaga mu mazina. Abasore rero batatu, umwe yitwaga Hananiya, undi yitwa Mishayeli, undi yitwa Azariya, babagejeje mu gihugu cy'Abakaludaya, bari kumwe na Daniyeli kandi bazi ko imbaraga zabo ziba no mu mazina yabo yerekana ubutwari bw'Imana ikomeye. Baravuga bati natwe dufite imana zacu, turerekana ubutwari bw'Imana zacu kuri aba basore kugira ngo babashe gukora umurimo mu gihugu cy'Abakaludaya. Daniyeli ngwino hano. Ntabwo witwa Daniyeli ahubwo witwa Beluteshazari. Daniyeli byasobanuraga ngo Imana ni umucamanza, ariko natwe dufite Imana. Uri igikomangoma cy'Imana mbere. Hananiya ngwino hano. Ntabwo witwa Imana yaratonesheje nk'uko wari usanzwe. Uyu munsi witwa umurikiwe n'Imana izuba ako. Mishayeli ngwino hano. Wari witwa usa n'Imana iwanyu, ariko uyu munsi tukwise Meshaki, bisobanura ngo usa n'Imana aku cyangwa Vinasi. Azariya ngwino hano. Imana yaratabaye, ariko uyu munsi turakwita Abedenego, urahinduka umuja w'Imana Nego, kuko Abakaludaya bagiraga ibigirwamana byinshi, ariko hari icyitwaga Nebo n'icyitwaga Nego. Ubaye Abedenego bisobanura ngo ubaye umuja w'Imana Nego, ntabwo ukiri Imana yaratabaye. Bashakira ngo basimbuze imbaraga z'ibigirwamana imbaraga z'Imana ihoraho. Abasore rero banga kubarara, bari bararahiye kutazagira izindi mana mu maso yabo, barabyigishijwe n'ababyeyi. Ijambo ry'Imana ryababwiraga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukagikubita imbere, kuko Uwiteka Imana yawe ni Imana ifuha, hora abana gukiranirwa kwa base, ngageza kubuzukuruza n'ububi bw'abanyanga, kababarira abankunda bitondera amategeko yanjye, kageza kubuzukuruza babo b'igihumbi bari barabyigishijwe. Ariko Nebukadinezari ari mu gishushanyo. Ijambo ry'Imana rivuga ko cyari gifite kude 60, iz'ubugari zari 6. Bagombaga kubarara bahawe ikimenyetso uko amabubura avuze, uko impanda zivuze, uko amasamuka avuze, uko amakondera avuze. Ariko abasore bahagaze mu kwizera
banga kubarara arabimenya, aravuga ati Sadurake na Meshake nawe Abedenego, nimwe mwabyibwiye kuko atinyaga ko inyuma yabo hari inkurikizi z'abantu bakomeye. Nimwumva amasambuka n'amakondera n'amabubura n'impanda, mukemera kubarara imbere y'igishushanyo nakoze ni byiza, ariko nimutibarangurura n'igishushanyo cyanjye ndabatera mu itanura ry'umuriro Imana ibakize. Baba bati mwami nta mpamvu yatuma tugusubiza ibyo. Abantu benshi bigishijwe ko Imana ibereyeho gutabara, abantu benshi bigishije ko Imana ibereyeho kubaha ibyo bashaka. Nshaka kubigisha ko Imana atari iyo gutabara gusa. Nayo yabibwiye umugore we, aravuga ngo ubaye nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ese twakwakira ibyambo bivuye mu kuboko kw'Imana tukangira ibibi bivuye mu kuboko kwayo? Muri ibyo Yobu ntacyo yacumurishije umunwa we n'ukuboko kwe. Ariko ndababwira ukuri ko igihe kigeze, igihe gikomeye, Imana ishobora kugutabara cyangwa ntitabare. Byose biri mu maboko yabo, haba gutabara haba kudatabara, byose biri mu maboko yabo. Icy'ingenzi ni uko umukristo w'umukiranutsi yemera ko byose bikorerwa mu rukundo. Byaba gutabara ni mu rukundo, byaba kudatabara ni mu rukundo. Daniyeli yaratabawe bamujugunye mu rwobo rw'intare, aratabarwa. Ariko Antipa wishwe mu gihe cy'itoro cy'Iperugamu yarasengaga nka Daniyeli ariko ntiyatabarwa. Abasore batatu bajwe mu itanura ry'umuriro ugurumana baratabarwa, ariko Stefano ntabwo yatabawe. Umupagani yakwivugana Imana ireba igaceceka. Abishe Stefano bari abanyamahanga, bari abapagani, abayuda batazi Imana, ariko Imana yemera ko Stefano bwo mu mwuka basigara baridegembya. Imana niyo gutabara cyangwa ntitabara, ariko byose biba mu bushake bwayo. Icy'ingenzi ni uko umukristo yamenya ko hari igihe ashobora gutabarwa cyangwa ntatabarwa, ariko ntamushwe no kudatabara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwe kuza muhungabana ngo muterwe ubwoba n'abica umubiri, ahubwo muje muterwa ubwoba n'abica ubugingo bakabashora muri Gehinomu. Umuntu utica ubugingo ntacyo amutwaye, ariko abantu bari n'abica umubiri n'ubugingo bikamushora muri Gehinomu. Ariko Luka yaravuze 12:4 ngo muje mutinya abica umubiri bakica n'ubugingo, ariko mwe gutinya abica umubiri gusa. Umubiri ni ubutaka, uzasubira ku butaka, ariko Imana ibereyeho gutabara cyangwa ntitabare. Byose bigakorwa mu bushake bwayo, byose bigakorwa mu rukundo rwayo. Ntabwo kubaha Imana no gusenga bizatuma udasonza nk'abandi. Abantu benshi bamenye gusenga bavuga ngo ndakuraho, nibyo Imana ikuraho, ariko se ikuraho nk'uko ushaka. Pawulo yaravuze mu Bakorinto wa mbere 6:12 ngo byose ndabyemerewe, ariko ntabwo ariko byose bigira umumaro. Nshobora kwifuza bidahuye n'ubushake bw'Imana, ariko iyo Imana itabimpaye abari mu rukundo rwayo, hari icyo ishaka kunyigisha. Abasore b'intwari ishobora kudukiza cyangwa ntidukize. Imana yacu dukorera, Bwana sifiwe, Imana yacu dukorera ishobora kudukiza mu itanura ry'umuriro kandi ikadukiza n'ukuboko kwawe Nyagasani, ariko birashoboka ko hari igihe itadukiza. Ntabwo turi bukorera Imana za Nebukadineza, ntabwo turaza kuramya igishushanyo yaremye. Neva nta na rimwe, ntabwo turi gukora izo mana. Ntabwo babwiye Nebukadinezari ko ntacyo bashobora kuba, ariko nta nubwo bigeze begera Imana ngo bayibwire ngo Nebukadinezari arabatoteza, ahubwo beruriye Nebukadineza ko bafite Imana ikomeye. Ba Nebukadinezari ni benshi, akaga ni kenshi, inzara, icyorezo cy'indwara, intambara, gutotezwa, ubukene, ibyo byose birugarije. Byose biza mu isi y'ibyaha. Ni hani Nebukadineza, ariko Nebukadinezari w'inzara, uwo Nebukadinezari w'indwara, uwo Nebukadinezari w'intambara. Ntugapfukame ngo umurane, bwira inzara ngo ufite Imana ikomeye itazatuma ucumura, bwira intambara ngo ufite Imana ikomeye.
bwira indwara ngo ufite imana ikomeye, ariko ntizabura kugera kuko utuye mu isi. Isi yose yaremeye gutwarwa kuko iri mu maboko y'umubi, yaremeye gutwarwa n'ibyaha. Isi yose abayituyemo ntabwo bagomba kuyivamo, ariko niba bubaha Imana bazayibabarizwamo. Matayo 5:11 aravuga ngo nibabatuka, babatoteza, bababeshera ibintu byinshi, muzishime, nibwo ingorane zanyu zizarushaho kuba nyinshi mu ijuru. Uko abantu batoteza ingorane ziriyongera, uko abantu bahirwa nibwo ingorane ziyongera. Ariko izo ntambara n'inzara n'indwara biza bijya kwica umubiri, ntabwo byica ubugingo. Wanasifiwe, ntabwo byica ubugingo, ariko inzara izayisangira n'abanyabyaha. Ariko wendera uyu munsi wa none ko abanyabyaha bashobora kukwitana bakawukura ku mwuka, Imana ikabyemera kandi bagasigara. Ubugingo buhoraho ni ubwawe. Bene data muri Kristo Yesu, igitondo cya kare kare twumve ko hari igihe Imana ishobora gutabara cyangwa ntitabara. Abaje guhamya kwa Yesu barapfaga, Imana igaceceka, ariko ikaba yari izi ko bafite ubugingo buhoraho. Nari wavuga ngo nawe itadukiza, Imana yacu gukorera nawe itadukiza. Bakoze uko bashoboye kose ngo babanyuze muri ponetizime. Ponetizime ni amahugurwa bakavuga batangaga ku banyagano b'abahindurayo, bakabangaburira ibyo kugira ngo bahinduke, bakabita abazina ngo bahinduke. Ibyo bakoze byose by'abamazina ntacyo yahinduye, byari ibyo kurya babahaga by'ibwami babiterekereje, ntacyo byahinduye. Ariko Imana Yerusalemu, uko Daniyeli yakinguraga amadirisha yerekeye Yerusalemu agahamagara Imana igatabara a distance, yarabatabaye kandi bararokoka, ntibaranya ibigirwamana by'Abakaludaya, baratsinda. Ariko hari abandi batotejwe baricwa, Imana iraceceka, ariko bose bikorerwa mu rukundo. Haba gupfa ni mu rukundo, haba kwicwa ni mu rukundo, haba gukira ni mu rukundo. Wo Pawulo yaravuze ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni amakuba, ni intambara, ni inzara, ni ukurenganya. Aravuga ati reka da, ndetse turicwa umunsi kiratuguhora, tugeranya n'intama zibagwa, ariko kuri ibyo byose twarushijeho kunesherezwa n'uwadukunze. Byari intambara cyangwa inzara cyangwa no kwicwa ndetse n'urupfu, ntabwo byatandukanye n'Imana yacu. Imana yacu gusange ibizaza byose bizane byinshi, ndetse bizagera no ku rupfu, ariko kikatandukanye n'Imana yacu. Imana yacu gusange umunsi wa none, igitondo cyiza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.